Imana ni nziza kandi niturinda muri byose. Nibana natwe amajya n'amaza, niduhaza uburame. Imana niyo yadushoboje muri 2024 kandi niyo tugejeje muri uyu mwaka mushya wa 2025. Muvandimwe ntukibagirwe amagambo meza ari muri Yeremiya 29:11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Mwene data, birashoboka ko 2024 wari umwaka ukomeye kuri wowe. Birashoboka ko wahuye n'ibikurwanya. Birashoboka ko ibigeragezo byari byinshi. Yewe birashoboka ko wahuye n'ibibazo mu kazi kawe, mu rugo rwawe, mu muryango wawe. Birashoboka ko wahuye n'uburwayi. Birashoboka ko wahuye n'ibizazane. Ariko ndatura mu izina rya Yesu ko 2025 ari umwaka utandukanye. 2025 ndatura ko ari umwaka wo gutabarwa. Ni umwaka wo kwinjira mu rurembo rutuganisha ku musozi Siyoni. Uwo musozi Siyoni ni umusozi wo gutabarirwamo, nk'uko biri mu gitabo cya Obadiya igice cya 17. Umusozi Siyoni ni umusozi wo gusozwa kw'amasezerano. Umusozi Siyoni ni umusozi wo kwera. 2025 ni umwaka utwinjiza muri 1/4 cy'ikinyejana. Uyu ni umwaka wa gihanuzi. Uyu ni umwaka wo gutabarwa kw'abana b'Imana. Uyu ni umwaka wo kubohorwa k'ubugingo bwaboshywe. Uyu ni umwaka wo kuzanzamurwa k'ubugingo bwazahaye. Uyu ni umwaka wo kungwa k'ubugingo bwavunitse. Uyu ni umwaka wo kwegeranya ubugingo bwatatanye. Muvandimwe ntukibagirwe amagambo meza ari mu Baroma 8:28. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Mwene data, ntukibagirwe gushima Imana. Zaburi y'ijana iratubwira ngo, mwaba ari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu. Mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime, musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Muvandimwe ndakwinginze ngo wemeranye nanjye muri iri sengesho tugiye gusengana, isengesho ritwinjiza mu mwaka wa 2025. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho ababiri cyangwa batatu bahuriye bavuga izina ry'Uwiteka, Uwiteka aramanuka akabana nabo. Uwiteka, tuje turi mu isezerano, tuje turi imbere yawe, tuje twiringiriye mu bwiza bwawe. Iri jambo ryarambwira ngo izina ry'Uwiteka ni umunara muremure kandi umukiranutsi awuhungiramo akabona ubutabazi. Data, tuje imbere yawe tukunezerewe, tugushima kuko uri Imana y'urukundo. Uwiteka, tuje imbere yawe tukwinginga ngo utwinjize mu irembo ry'umwaka wa 2025. Ariko mbere ya byose Uwiteka, turagushima ko waturinze muri 2024. Umwaka wa 2024 wabaye umwaka wo gutabarwa kwacu, kwarinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Umwaka wa 2024 twarindiwe mu gihome cy'isumba byose. Mu mwaka wa 2024 twarindiwe mu buntu bw'Uwiteka. Uwiteka, turagushima ko waturinze. Turagushima ko waturinze muri uyu mwaka uhise ndetse n'indi yawubanjirije. Turanezerwa ibyo batugejejeho byose. Uwiteka, turasengera umwaka wa 2025. Uwiteka, turakwingiza ngo utwinjize mu irembo ry'umwaka mushya turi mu bwiza bwawe. Turakwingiza ngo utwinjize mu irembo ry'umwaka mushya turi mu butware waduhaye mu izina rya Yesu. Utwinjize muri uyu mwaka turi mu rukundo rwawe, turi mu mbaraga zawe Uwiteka, kandi turi mu buntu bwawe. Uwiteka, turakwingize ngo utwinjize muri uyu mwaka turi mu butware nk'ubwo abana bawe binjiranye mu marembo abaganisha Yeriko. Mu izina rya Yesu turatura ko tuyobowe nawe, turatura ko turinzwe nawe mu izina rya Yesu. Uwiteka, ijambo ryawe muri Zaburi 3:1 n'uwa 2 harambwira ngo, hahirwa uwabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntuwemo uburiganya. Uwiteka, turakwingiza ngo utubabarire ibicumuro byose byaturanze muri 2024. Utubabarire ibyaha byose twagukoreye muri 2024. Utubabarire gukiranirwa kose kwaturanze muri 2024. Utubabarire kwandura kose kwaturanze, yaba uk'umubiri ndetse n'uk'ubugingo. Turakwingiza ngo utubabarire, utwejeshe amaraso
y'umwana wawe Yesu Kristo. Aho twateshutse inzira zawe turakwingiza ngo tubabarire. Aho twateshutse imigambi yawe turakwingiza ngo utubabarire. Aho twababaje umwuka wera turakwingiza ngo utubabarire. Aho twirengagije abakene, imfubyi, abapfakazi, abari mu nzu z'imbohe, abababaye, Uwiteka turakwingiza ngo tubabarire. Aho twagaragaje imico itari myiza, imyumvire itari myiza, imigambi itari myiza, Uwiteka turakwingiza ngo utubabarire. Uwiteka turakwingiza ngo utwinjirize mu mwaka mushya, utwejeje duhindutse ibyaremwe bishya, maze amaraso ya Yesu Kristo aba ari yatweza. Uwiteka turakwingiza ngo utweze duse na izobu. Uwiteka turakwingiza ngo utweze turushe urubura kwera mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka dutangiye umwaka wa 2025 dushima izina ryawe, kandi dutangiye tukwereka ubugingo bwose bw'abana bawe. Uwiteka nakwereka ubugingo bwose bwazimiye. Uwiteka ndakwereka ubugingo bwose bwahutajwe. Uwiteka ndakwereka ubugingo bwose bwakomerekejwe. Uwiteka ndakwereka ubugingo bwose bwavunaguwe. Uyu mwaka uba umwaka wo gutabarwa kwabo bose. Ijambo ryawe muri Zaburi 147:3 rirambwira ngo Uwiteka akiza abafite imitima imenetse kandi apfuka inguma z'imibabaro yabo. Uwiteka turakwingiza ngo ab'imitima imenetse bose bari ubunga, abo ubugingo bwashenjaguwe ari wowe ubunga mwami mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe muri Zaburi 23:3 rirambwira ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Uwiteka nakwingiza ngo ubugingo bwose bwazimiye, ubugingo bwose bwafashwe n'umwanzi, ubugingo bwose abadayimoni bazonze bazahaje ubutabare mu izina rya Yesu. Ndatura ko 2025 ari umwaka wo gutabarwa k'ubugingo bwacu. 2025 ni umwaka wo kugirwa bashya muri Kristo Yesu. 2025 ni umwaka wo gutabarwa mu izina rya Yesu. Uwiteka nje muri iki gihe, nje muri uyu mwanya nsengera iterambere ryacu. Ijambo ryawe mu Filipi 4:19 rirambwira ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Data nakwingiza ngo 2025 uzaba umwaka w'iterambere ku bana bawe. 2025 uzaba umwaka wo gutera imbere ku bari kunyumva. Mwene data uri kunyumva ndagusabira kugira ngo 2025 uzabe umwaka wo kugira ku byo ugambiriye. Uwiteka azahire imirimo y'amaboko yawe. Uwiteka azahire imigambi yawe. Uwiteka azahire ibyifuzo byawe. Uwiteka azaha umugisha yaba wowe ndetse n'umuryango wawe. Uwiteka azaha umugisha business yawe. Uwiteka azaguha umugisha mu kazi kawe kandi aguhe promotion. Wewe w'umunyeshuri Uwiteka azahire amasomo yawe. Abashaka kwiga Uwiteka azabahire abaheza scholarships kandi abahire muri byose. Uwiteka azahire imishinga yanyu bana b'Imana. Kandi wowe ukorera Imana Uwiteka azahire umurimo wawe ukorera umwami Yesu. Uwiteka tuje imbere yawe tukwinginze kugira ngo duhire kandi uduhe umugisha. Ibyo ibyonnye muri 2024 tubisubizwe byikubye 7 mu izina rya Yesu. Imigisha yacu ibyonnye byibye. Imigisha yacu ibyonnye byonnye. Imigisha yacu abadayimoni bibye. Imigisha yacu inkozi z'ibibi zanyaze, iyo migisha itugarukire yikubye 7. Wewe wanyazwe amahirwe, wewe wanyazwe imigisha, wewe wabushijwe iterambere, wowe ufite ibisatani yakwibye. Uyu ni umwanya wo kugira ngo uwigarurizwe muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka turakwingize ngo amahirwe yose twambuwe tuyagarurizwe mu izina rya Yesu. Uwiteka nje muri irembo rya 2025 nsengera ingo z'abana b'Imana. Ijambo rya rirambwira muri Mariko 10:9 ngo nuko iki Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Uwiteka ndakwinginze ngo ingo z'abana b'Imana wongere uzunge. Ingo zifite ibibazo nyagasani zibane nawe. Ingo zifite amakimbirane, ayo makimbirane akemuke mu izina rya Yesu. Abadayimoni bateza amakimbirane, abadayimoni bateza ibyago, abo bose ndabaziritse, abo bose ndabahambiriye, abo bose ndabatatanije, abo bose baguye ku bana b'Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka nakwingize ngo 2025 uzaba umwaka w'ubumwe, umwaka w'urukundo n'umwaka w'amahoro mu ngo z'abana b'Imana. Kandi abatarashaka ndabasabira kugira ngo Uwiteka uzabaha umugisha. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugore ubaho Uwiteka umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Uwiteka abasore n'inkumi bashaka kubaka ingo nyagasani bazabane nawe. Azabere wowe uzabubakira Uwiteka.
azaba ari wowe ubahuza n'abageni wabageneye mbere y'uko isi iremwa mu izina rya Yesu. Uwiteka kandi nje muri uyu mwaka wa 2025 nkumira ibitero byose by'umwanzi mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 54:17 riramubwira ngo nta ntwaro nimwe baremeye kuturwanya izakira ikikora, kandi ururimi rwose ruduhagurukira tuzarutsinda mu izina rya Yesu. Uwiteka nje ndi mu butware twahawe n'umwami Yesu Kristo utubwira ngo tuzakanagira intare n'impoma, kandi nta mbaraga z'umwijima uko zaba zimeze kose zizagira icyo zikora. Imbaraga z'umwijima, imbaraga zanduye zose zadutezwe muri 2025 zose nizirimbuke. Imyuka y'ubupfumu yose yatezwe abana b'Imana muri 2025 iyo myuka yose nirimbuke. Uwiteka turakwinyize ngo ibikorwa by'abapfumu n'abarozi, ibikorwa by'abakonikoni, ibikorwa by'amadini y'ibinyoma, ibikorwa by'abahanuzi b'ibinyoma byose byahagurukiye kuturwanya muri 2025 birimbuke. Byose birimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu, imyuka y'abadayimoni yose yiteguye kuturwanya yose kurwa n'isoni. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo icyo nzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Ndahambira imyuka yose y'ikuzimu yahagurukiye kuturwanya muri uyu mwaka. Ndahambira ibitero byose byahagurukiye kuturwanya byose n'ibitatane n'ibirimbukira ikuzimu mu izina rya Yesu. Uwiteka nakwinyize ngo imyuka y'ikuzimu yitegeye ikirere igamije kuturwanya, iyi myuka yose nirimbuke. Imyuka y'ikuzimu yitegeye inyanja igamije kuturwanya nirimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu yitegeye ubutaka, yitegeye isi, yitegeye inyenyeri, yitegeye izuba, yitegeye imigabane, yitegeye inyenyeri nirimbuke iyo myuka yose mu izina rya Yesu. Ibicaniro byose by'abapfumu n'abarozi byahagurukirijwe kuturwanya muri uyu mwaka nibirimbuke. Byose nibirimbuke mu izina rya Yesu Kristo Yeshuwa. Byose nibirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 121:6 rinambwira ngo izuba ntirizatwica yaba ku manywa, yewe n'ukwezi ntikuzadukoraho yaba mu ijoro. Ibi byose byaremwe n'Uwiteka, nibyumvira Uwiteka mu izina rya Yesu. Ndatura ko ubutaka buzaduha imigisha Uwiteka yabuhaye ngo buduhe. Imivumo yose y'ubutaka ni kayuko iveho mu izina rya Yesu. Imivumo yo guhinga abantu ntibeze, imivumo yo gukora abantu ntibagire icyo bageraho, iyo mivumo yose isigare muri 2024. Iyo mivumo yose irimbuke, imivumo yose irimbuke, imivumo yose y'imyuzure irimbuke mu izina rya Yesu. Imivumo yose y'amapfa, imivumo yose y'imiyaga, ibyo byose Satani ateza abana b'Imana nibirimbuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka tuje imbere yawe tukwinginga ngo ibicaniro byose bazamuriye kuturwanya birimbuke mu izina rya Yesu. Uwiteka tuje imbere yawe tuburizamo dukumira imigambi yose y'abakorana n'isi y'umwijima. Turaburizamo imigambi yose y'abayiliminati. Turaburizamo imigambi yose y'aba-Freemasons. Turaburizamo imigambi yose y'abajesuiti. Turaburizamo imigambi yose y'abapfumu bo muri Aziya, yaba abahindu n'ababuddhists. Turaburizamo imigambi yose y'aba-New Ages. Turaburizamo imigambi yose y'aba Northern Brotherhood. Turaburizamo imigambi yabo yose aba-Zionist, evil Zionist. Turaburizamo imigambi yanyu yose mu izina rya Yesu. Ibitambo byose batanze ngo uyu mwaka ube mubi ku bana b'Imana, ibitambo byose batanze ngo uyu mwaka ube mubi ku Banyafurika, ibitambo batanze ngo uyu mwaka ube mubi ku Banyarwanda, ibitambo batanze ngo uyu mwaka ube mubi ku bana b'Imana, ibyo bitambo nibirimbuke. Break even right now in the name of Lord Jesus. I sever all those evil altars in the name of Jesus. I break them down now. I break them down now in the name of Lord Jesus. Hallelujah. Ibitambo byose by'umwanzi, yaba ibyitegeye ikirere nibirimbuke, yaba biri mu misozi nibirimbuke, yaba biri mu nyanja nibirimbuke mu izina rya Yesu. Marine spirits, I scatter you now in the name of Lord Jesus. Nimutatane, nimurimbukire ikuzimu, imipangu yose, akagambane kanyu kose, ibikorwa byanyu byose birimbuke mu izina rya Yesu. Imigambi yose mibi mufite ku bana b'Imana niveho. Amadini y'ibinyoma yahagurukiye kuyobya abana b'Imana, ayo madini y'ibinyoma natatane, nazimire mu izina rya Yesu. Duhagurukiye kuburizamo ibikorwa by'abahanuzi b'ibinyoma bitera abana b'Imana ubwoba. Abahanuzi b'ibinyoma bakoresha imyuka yisanisha familiar spirits bagamije gutera abana b'Imana ubwoba. Turabakumiriye muri uno mwaka, dukumiriye ibikorwa byabo byose mu izina rya Yesu. Imitongero, imivumo n'amagambo mabi abapfumu n'abarozi bavuze ku bana b'Imana tubigurije mu izina rya Yesu. Imihango yose ya gipagani abapfumu n'abarozi bakoze mu ntangiriro z'uyu mwaka niburizwemo mu izina rya Yesu. Yaba abaterekera, yaba ababandwa, yaba n'abakora ibikorwa bibi bya gipagani, yaba abacuragura, yaba abakora imihango mibi yose y'umwijima bagambiriye kuturwanya, byose nibiburizwemo.
bose nibakorwe n'isoni, bose nibakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Uwiteka ijambo ry'Imana rivuga ngo umurozi ntakabeho, ariko ndatura ko atari kubw'umugambi wawe yuko abarozi bapfa. Uwiteka wifuza ko bose bihana nta n'umwe urimbutse, ariko turakwingize ngo abinangiye imitima, babandi bafite ubugingo bwamyotse, babandi bafite ubugingo bwahindutse ibuye, bwahindutse akahebwe, badashaka kwihana, bagambiriye kurwanya abana b'Imana, bagambiriye kutugirira nabi. Uwiteka ubadukize mu izina rya Yesu. Abana b'Imana nubwo turwanywa muri byose, Uwiteka adutambutsamo twemye. Uwiteka we wemeye ko tubinyuramo, uzanadutabara mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nkwingize ngo abaturwanya bose bakwiriye imishwaro mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nkwingize ngo abagira nabo ubuzima bwacu bakwiriye imishwaro mu izina rya Yesu. Uwiteka nsengeye abarwayi bose mu izina rya Yesu. Abatangiye uyu mwaka barwaye, ndabasabira mu izina rya Yesu ngo bakire. Icyatumye umwami Yesu Kristo aza no kugira ngo abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 5:3-5 rirambwira ngo nyamara ibicumuro byacu nibyacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Haleluya. Uwiteka ndakwingiza ngo umwuka w'uburwayi urimbuke mu izina rya Yesu. Imyuka y'uburwayi aho yabikomoka hose irimbuke mu izina rya Yesu. Uburwayi bufata inzungano niburimbuke mu izina rya Yesu. Uburwayi bufata urwungano rutunganya amaraso, yaba indwara z'imitima, yaba indwara z'imitsi, zose nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara zifata urwungano rw'ubuhumekero nizirimbuke. Indwara zifata ibihaha n'ingingo zishamikiyeho nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara zifata igogora n'ingingo zishamikiye ku igogora nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara z'igifu nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara z'amara nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara z'urwagashya, indwara z'impyiko nizirimbuke kandi nonaha mu izina rya Yesu. Indwara zose zishamikiye ku rwungano rutunganya imvubura nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara zose zishamikiye ku rwungano rw'amagufa nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara zose zishamikiye ku rwungano rw'inyama nizirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Urugungano rujyana amakuru mu bwonko, indwara zirutera nizirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Schizophrenia, ibisazi, indwara zose nizirimbuke mu izina rya Yesu. Nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara zose zagambiriye guhutaza abana b'Imana, indwara zose zagambiriye guca intege abana b'Imana nizirimbuke mu izina rya Yesu. Za kanseri nizirimbuke, za diabete nizirimbuke, ibyuririzi byose nibirimbuke mu izina rya Yesu. HIV AIDS rimbuka mu izina rya Yesu. Rimbuka va ku bana b'Imana. Ntabwo umugabane wacu ari indwara, ntabwo umugabane wacu ari ibyorezo, ntabwo umugabane wacu ari indwara zidakira. Za kanseri nizirimbuke mu izina rya Yesu. Za diabete nizirimbuke mu izina rya Yesu. Indwara zose wowe aho ubabara hose, atura mu izina rya Yesu ko 2025 ari umwaka utandukanye n'umwaka wo gutabarwa. Uwiteka tuje imbere yawe tukwinginga ngo imivumo yose yavumwe muri uno mwaka ku bana b'Imana ikayuke mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 7:7 rirambwira ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Uwiteka batuvuzeho amagambo mabi yose ndatura ko atazahama, abatuvuzeho ibibi ndatura ko bitazahama, abavuze ibibi ku Banyarwanda ndatura ko bitazahama, abatwifurije intambara, abatwifurije ubukene, abatwifurije ibigeragezo, abatwifurije amapfa, ibyo byose bikuweho mu izina rya Yesu. Haleluya. Abatuvumye, abadutongereye, abatuvuze amagambo mabi, ibyo byose bikwira imishwaro, ibyo byose birimbuke mu izina rya Yesu. Uwiteka ntiwumve imigambi yabo mu izina rya Yesu. Uwiteka nk'uko utumvisha imigambi ya Balamu na Baraki n'abatuvuma, Uwiteka ntiwumve imigambi yabo. Abarozi n'abapfumu bari mu gihugu bagambiriye kutuvuga ibibi, abarozi n'abapfumu bari mu gihugu bagambiriye kutukururira akaga, abarozi n'abapfumu bagambiriye kudukurura imivumo, imigambi yabo iburizwemo mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka ubuhanuzi bwose bwanduye bwavuzwe ku bana b'Imana, ubuhanuzi bw'ibinyoma bwavuzwe ku bana b'Imana, bwose buteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana mu maganya ya Yeremiya 3:37 harambwira ngo ninde wahanura bikabaho kandi umwami atari we ubitegetse? Uwiteka ndatura ko icyo utategetse cyose ntabwo kizatubaho. Uyu ni umwaka wo gutabarwa, uyu ni umwaka w'intsinzi mu izina rya Yesu. Imigambi yose y'abagome nikurwe mu izina rya Yesu. Imigambi y'abayiriminati nikurwe mu izina rya Yesu. Imigambi y'aba-Freemasons nikurweho mu izina rya Yesu. Imigambi y'abajesuiti n'idini bakomoka mu ry'umwijima nikurwe mu izina rya Yesu. Imigambi y'abiyigize ngo nibo bayoboye iyi si, iyo migambi yabo mibi nikurweho mu izina rya Yesu, kuko icyo Uwiteka atatuvuzeho ntabwo kizasohora. Uwiteka ndatura ko twinjiye 2025 twambaye intwaro zose z'Uwiteka.
Ndatura ko twambaye inkweto nk'ubutumwa bwiza. Haleluya. Uwiteka nakwinjiza ngo ubutumwa bwawe bwaguke mu izina rya Yesu. Uwiteka ndatura ko twinjiye muri uyu mwaka twambaye umukandara ari wo kuri. Ukuri niko Yesu Kristo. Ukuri ni Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Ndatura ko twinjiye muri uyu mwaka twambaye icyuma gikingira igituza ariko gukiranuka kwa Kristo. Haleluya. Ndatura mu izina rya Yesu ko twinjiye muri uyu mwaka twambaye ingofero ariyo gakiza. Ndatura mu izina rya Yesu ko twinjiye muri uyu mwaka dufite ingabo iturinda imyambi n'ibitero bya Satani ariko kwizera. Ndatura mu izina rya Yesu ko twitwaje inkota ari ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota iricyaya mu gihombi, inkota ibasha gutandukanya umusokoro n'amagufa ndetse igatandukanya ubugingo n'umwuka. Iyi ni inkota igomba kudutandukanya n'ikibi cyose. Ubugingo bw'umwijima bwatwiziritseho ni butatane mu izina rya Yesu. Ubugingo bwose bw'umwijima bwiziritse ku bana b'Imana ni butatane mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ndatura ko uyu ari umwaka wo guhabwa umwuka w'Uwiteka. Haleluya. Turatura umwuka w'Uwiteka kuri twe mu izina rya Yesu. Kuko aho umwuka w'umwamari haba hari umudendezo, haba hari gutabarwa. Ndatura umwuka w'ubwenge ku bugingo bwacu. Ndatura umwuka w'ubuhanga ku bugingo bwacu. Ndatura umwuka wo kujya inama ku bugingo bwacu. Ndatura umwuka w'imbaraga ku bugingo bwacu. Ndatura umwuka wo kumenya Uwiteka ku bugingo bwacu, kandi ndatura umwuka wo kubaha Imana ku bugingo bwacu. Haleluya. Uwiteka, nje imbere yawe nsabira abari mu bitaro, nje imbere yawe nsabira abari mu nzu z'imbohe, muri sitasiyo za polisi, abari muri za safe houses, abo bose Uwiteka turabasabiye ngo ubagirire neza. Uwiteka ubatabare, Uwiteka ubahe gutabarwa mu izina rya Yesu. Uwiteka tuje kandi dusabira abanzi bacu kugira ngo bahe kwihana, kugira ngo bahe guhinduka. Uyu mwaka uzabera umwaka wo guhinduka. Abagambira ibibi kuri twe tubasabiye imbabazi mu izina rya Yesu, kandi natwe turababariye mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka natwe utubabarire ko tutabababariye. Umwuka wo kutababarira uri muri twe utubabarire, umwuka w'ubusharire utubabarire. Abo twavuzeho ibibi, abo twavumiye, Uwiteka utubabarire. Iyo mivumo tuyikuyeho, tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka dusabiye abaturenganya bose, Uwiteka dusabiye abadutoteza bose, dusabiye abatwifuriza ibibi, dusabiye abatwifuriza amakuba, abo bose ubahire, ubaye guhinduka mu izina rya Yesu. Uwiteka nsabiye imiryango yacu, inshuti n'abavandimwe kugira ngo ubahire, ubahe imigisha, bose bakurire mu bwiza bwawe mu izina rya Yesu. Uwiteka dusabiye abayobozi bacu kugira ngo babane nawe. Uyu uzababera umwaka wo gufata imyanzuro myiza, uyu uzababera umwaka wo gukora ibikorwa biguhesha icyubahiro, uyu mwaka uzabera umwaka wo kukumvira, uyu uzabe umwaka wo gutabarwa kuri bo n'imiryango yabo mu izina rya Yesu. Uzabahaza uburame kandi uzabahire bo n'imiryango yabo. Uwiteka turakwingize ngo muri uyu mwaka wa 2025 w'umwaka w'amahoro mu isi, turasabira amahoro mu gihugu cya Ukraine kugira ngo igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya ubaha amahoro mu izina rya Yesu. Turasabira kandi amahoro mu gihugu cya Kongo no muri East Africa. Turakwingize mwami ngo kandi utanga amahoro mu majyepfo ya Afrika, muri Mozambique ubaha amahoro mu izina rya Yesu. Turakwingize ngo utanga amahoro mu izina rya Yesu mu gace ka Sahel. Turakwingize ngo kandi mu izina rya Yesu amahoro abe muri Middle East, muri Israel ndetse n'ibihugu bikikije mu izina rya Yesu. Uwiteka kandi turakwingize ngo 2025 uzaba umwaka w'iterambere mu isi. Imyuka y'ikuzimu igambire guteza ubukene mu isi, imyuka y'ikuzimu igamije guteza za inflation, imyuka y'ikuzimu ikomeje guteza inzara, iyo myuka nirimbuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndatura ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 46:10. Ijambo rimwira ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Wowe n'Uwiteka kubivuga. Mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye zakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Uwiteka ndakwinginze ngo imigambi yawe ibari ikorwa, ibikorwa, imigambi, akagambane ka Satani ku bana b'Imana gakurwaho mu izina rya Yesu. Ibigambire guteza abana b'Imana ubukene bikorwaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, turakwinginze ngo igihugu cyacu ugihe umugisha. Dusabiye Abanyarwanda, aho umunyarwanda wese ari umuha umugisha. Uyu uzaba ari umwaka wo gutabarwa, uyu uzaba ari umwaka wo kunga ubumwe, kandi azaba ari umwaka wo kwihana ku nkozi z'ibibi kuba tubaha Imana. Uzaba umwaka w'amasezerano, uzaba umwaka w'imigisha ku bana b'Imana, kandi uzaba umwaka wo gutabarwa ku Banyarwanda bose mu izina rya Yesu. Ab'imitima ishenjaguwe uba umwaka wo kubunga, ab'imitima ishavuye uba umwaka wo guhumurizwa mu izina rya Yesu. Umwaka w'iterambere ku Banyarwanda bose, umwaka w'ubukungu busagutse, igihugu cyacu kizagwiza ubukungu kandi gisagurire n'amahanga mu izina rya Yesu. Kandi uzaba umwaka wo kugira ngo umurimo wa Kristo uzaguke mu gihugu cy'u Rwanda.
uzaba umwaka wo kugira ngo abanyarwanda bose babeho banezerewe, uzaba ari umwaka wo kugira ngo abanyarwanda bagubwe neza muri byose, bagubwe neza yaba mu bugingo bwabo ndetse no mu mibiri yabo. Uzaba ari umwaka wo guhinga bakeza, uzaba ari umwaka wo gusubizwa kw'amasezerano yabo, uzaba ari umwaka wo gusubizwa kw'amasengesho y'abanyarwanda. Uwiteka ijambo ryawe rirambwira muri Yesaya 14:24 ngo ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizaba. Uwiteka turakwingize ngo imigambi mibisha, imigambi mibi Satani afite ku gihugu cy'u Rwanda, iyo migambi iburizwa. Imigambi yo kuduteza intambara iburizwa mu izina rya Yesu. Imigambi yo kuduteza inzara iburizwemo mu izina rya Yesu. Imigambi yo kuduteza ibyorezo iburizwemo mu izina rya Yesu. Imigambi yo guteza abanyarwanda umwiryane iburizwemo mu izina rya Yesu. Ibicaniro byose by'umwijima byahagurukirije kurwanya abanyarwanda birimbuke mu izina rya Yesu. Intwaro zose zitunze u Rwanda nizirimbuke nonaha. Intwaro z'umwijima zose zitunze abanyarwanda ngo zibarimbure nizirimbuke mu izina rya Yesu. Intwaro yaba izigaragara yaba n'izitagaragara zagambiriye kurwanya abanyarwanda, izo ntwaro zose nizitatane mu izina rya Yesu. Ingabo z'umwanzi, ingabo za Satani zigambiriye kurwanya abanyarwanda nizirimbuke nonaha. Nizirimbuke zikwira imishwaro zitatane mu izina rya Yesu. Abadutera banyuze mu nzira imwe batatanire mu nzira zirindwi, abagambirira kuturwanya bose batatane mu izina rya Yesu. Ijambo rya rirambwira ngo iyo bateranye batugambanira ntago ari wowe ubateranya, kandi bazarimbuka ari twe bazizi. Imyuka y'ikuzimu, abakonikoni, abarozi, abayiliminati, abafreemasons, imigambi mibisha yose bafite ku bana b'Imana nirimbuke mu izina rya Yesu. Imigambi yabo nirimbuke, imigambi yabo nikayuke nonaha mu izina rya Yesu. Uwiteka turasengera itorero ryawe. Ijambo ry'Imana riramwe ngo kuri Kristo Yesu ni itorero ry'Imana ryubatse, kandi amarembo y'ikuzimu ntago azarinyeganyeza. Uwiteka turasengera itorero ryawe. Turakwinginze ngo umwuka w'ubupfumu winjiye mu itorero uyu mwaka, uwo mwuka w'ikuzimu tatane. Uyu mwaka uwo mwuka w'ikuzimu urimbuke. Itorero ry'Uwiteka ryaguke mu izina rya Yesu. Ubugingo bwagiye butatana, ubugingo bwagiye buburagizwa, bwose bwinjire mu irembo ari ryo Kristo Yesu. Uwiteka twinjiye mu irembo ari ryo Kristo. Uwiteka twishingikirije urutare rukomeye ari rwo Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Uwiteka turakwingize ngo uyu mwaka utugoteshe amababa yawe, uyu mwaka utugoteshe ingabo zawe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abamarika b'Uwiteka bazakambika ku buzima bwacu. Turakwingize ngo muri uyu mwaka abamarika bawe bakambike ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ijambo rya rirambwira muri Zaburi 91 umurongo wa 11 n'uwa 12 ngo wadutegekeye abamarika ngo baturinde mu nzira zacu zose, kandi ngo baturabeza amaboko yabo ngo tuzakubita ikirenge ku ibuye. Uwiteka nakwingize ngo muri uyu mwaka mushya abamarika bawe barushaho kuturinda mu izina rya Yesu. Imigambi yawe Uwiteka ibe kuri twe. Ijambo ryawe mu Migani 19:21 rirambwira ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko Uwiteka Imana yacu niyihoraho. Niba nkwingize Uwiteka ngo imigambi dufite muri uno mwaka isohore mu izina rya Yesu. Imigambi yanditse mu bitabo by'amasezerano yacu, iyo migambi isohozwe mu izina rya Yesu. Inzozi zacu zihinduka impamo, imigambi yacu ihinduka impamo mu izina rya Yesu. Amasezerano yacu asohozwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Yeshua. Haleluya. Mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Uwiteka turagushimye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Amen.